Ikinamico. Buka! Sara! Buka wanyari kutumecheka mu gitondo. Buka! Buka ujya buri gatatu na gatatu mu masasi. Buka wagiye muraho. Buka mari hasi. Buka kumusanyi. Buka ma. Ni mutangu ya ujya ndakwica. Musasa rero ndakumva mara. Uyu mukobwa wawe ntabwo ajya yiga buri gatatu na gatandatu. Undi minsi sana ukererwa nguwo mu gitondo yakerere nguwo he sinza hava koko nibyo natwe ntitubimenye buri gitondo karabyukaza igitangaje ubwo buri gatatu na gatandatu ataha nijoro azi hazatashi akabwira ko avuye ku ishuri se atubwira ko biga mu gatandatu basigara biga yagiye kuremera iryahe mama kumenya ari Nyagasambu yewe nisha no koko bati ushuka bashaje ntazinduka mwari ntazinduka rwose ndako nkubwira mukubite rwose Sara mukubite ye Sara aho nubwo ivu nigusa kakaramizwa ibyo idahana ingeso oya mukubite kakaramizwa ibyo sasiti iyo uvuga itangwe ziri maze iki tangaze ye utanga icyo ntago mbyumva niko sa umva rero Sara ngo wanga kumvira ababyeyi yumvirije ubwo uri kubyumva ariko Ndabyumva. Urisebeje ugize gusebya arakwigisha ukwita no gusebya ababyeyi ubwo ntaso ufite koko wowe ariko mukubita ariko mukubite utegereje mingo ni nkwereke Sara oya nibyo ugomba kutubwira aho ujya Sara vuga buri gatandatu kurobereza he vuga vuba Ngonde Ngonde John bayambwe ngo ajye kumusura John bayambwe ngo ajye kumusura Yoni si wahe kandi babyeyi babyaye nako bapfushije bahagaritse unyerereza ngo John ni John unyerereza John wahise Wabundi ucuruza ku isoko kuri butike kuri butike ujya mu butike kabura kujya kwishura ati gwagiwe John kuri butike yavuze ko aho ndusoko zigisunzu mwari ndakumva agaho kahuye n'umunyetsi niba aroye na John wo kwisoko ibyawe ntibigifite bitangiye ntibishoboka niwe wabimbwiye ngo ngeyo yewe si iby'abashaje no mwana ariga naho yishoye kwa John ku isoko niko se nyirama nandi bicere uretse kwa John ku isoko nandi ni kwa John tangaza ye ni John ariko se musa ndakumva uwo John ukeka uramuzi ngo John nagati barirwa ese ngo ndamukeka amaba nk'inyoni iyaba ari nk'inyoni nibura bikagaragara erega buriya John siwe wenyine hari nabandi ese hari nabandi uronya kuguhanya ahubwo ni nk'inyoni igurukanye umutanyi ngo niyo yamaze amasaka urumva John ntumuzi mwari ntumuzi ntabwo umuzi ni rutemateze nimucotsa mwihe urumva niwe kura ababyeyi ese John ndeka Sara wanjye narinzi ko aziga karangiza rwose agatega urugore rw'ababyeyi none nako ongera umukubite tangaza na nkwereke nabonye umunone hereza nabonye umunone jya nawo ajya kwiga cyane yo cyo nkweza ujya gukora ngaho ujya kwa John ngaho na oya musaza uramubona reka
oya musaza unamuri inkoni musaza unamuri inkoni rwose reka nkubwire ntabwo uzi ko mumfatira mu kubita mvura uko yameze nicyo kibabaje nyine kandi inkoni ivundi gupfa nivura ingeso ikindi kandi muzehe uriya Sara ntago ari umwana utazi icyatsi n'uruhu dore ngibyo bimbabaza nini yagomba Sara rero uranyumva iyi njuri iri ya nyuma ako gakungu urimo n'abahungu kareke katazaguteza ibara maze ukisanga mu mazi abira wabuze amajyo ukabura ishuri kandi ukabura n'ababyeyi ubarora imbere yawe yewe ubure n'ubuto witwe Rutoni mimwe reka kwitesha agaciro Sara uranyumva urumva ngaho jya mu ishuri vuba murakoze mukoze iki cya nguteze utashe jya urambona ntugire urambona mwana ngaho enda ngaho urabeho urambona ye uhirwe se nakurambona ntakabuza Mwana wanjye ihene mu nda rekora conda kandi narashaje narakora mwana wanjye ehe siwe guheka yo ya yuko kirmu iki cyagihera ese ni ibiki noneho ko mutaha mwaga nk'inka yica urambaza iki kwa mubyeyi tugushije duhagaritse ni ibiki se byagenze biki urambaza iki ni icyano kiri kuguye hose buri yajana nguragaburira Sara ngurajya kwiga nanjye nkiguzi ibyo abandi barya ngo ntarutwa none Sara indiriye yabaye kwa yoni wa musoro wo kwisoko ngo yoni wo kwisoko yoni nyine ego nyagasa usurigira make mbwira se nsobanurira neza urambaza si icyo urabiyobewe ariko nabibwirwa n'iki umuntu ntumvugire ko nirirwa mu rugo kura namenye wasuye urumba rw'umukobwa wawe ariko nyagasa atayijwe ngo yirirwa kwa yoni koko genda nganya no kwirambika gikomeza rukumira Sara aramwaje ye amaye amenye rubanda koko anaye kugasi anyeretse abashunga mwakabyara mwe nako reka ne kwirenganya nzasekwa n'utarabyaye umukobwa niwe ubodahetse umukoro bishoboka biti nukomeza kukumera umutwe umva utambona nagukura mwayo menye ntugiwe ariko ndarengana rwose bifite nakaye mugoroba ureba bimbwira na rimwe nanjye ngo umukobwa ndamurenganye nuko abumwe agatukisha bose nka Sara wanjye ubyaye umuhungu we nka yoni we ntahungungwa ariko mana yanjye Sara wamunyereka ngo mubagire ibisiga ariko mama ako numva wivugisha abo ntiwagize irungu ntarigira se nganire nandi uwo twari kuganira si wowe ye ngwino hano nkwereke icyo umpereza di ni igiki wiriwe ariko mama wirirwa icyo washyano ariko Sara unteye intimba rwose wakanyago ashyano we unteje agaciro umpinduye iciro ry'imigani Sara ndagukubita buke ahubwo wirirwa kwa yoni ku isoko oya ndagukubita na so habyukira ndabagukubita ugiye kunyisha inkoni we Sara we ugiye kunyisha inkoni we hagarara ngukubite niko Sara wakwitonza ugatura mu himbi babari bisugiko ukitonda kushonje uhishiwe izo ngeso wazikuheye ko ntazo nigeze Sara hanya ngo namajyambere ahubwo ayo niyo majyanye manje numva bavuga Sara ndagukubita ukora iki ku isoko kwa yoni sinumvise ngo kwa yoni niko amahera munsakuza mu mutwe oya mfite agahinda niba ari uwumva yumvise kandi niba ari uwumvira na ngaho se genda nshinguka imbere washyano Sara we Saka cyo he usanga ubizi umunyamahanga yereteye yazanye byinshi yazanye ubwenge n'amafaranga yewe dawe Sara karame ariko kumbona rwose iduka ryanjye noneho urica ikibungo ukaricara uhinga nyuma nibiki ati komeza rwose reka ngaruke nze musuhuze kwinderega ntugace ku rugo
kugira rukuruzi nyine wiriwe neza yego nyigira ariko suze neza ariko nawe John ko Sara agenda araberwa rwose mfasha kuri kose ngaho se basa mpari amavuta n'akariya gakanda namaze ngenda ushaka kubamara nyine sicyo koza ariko sa uzi kuruta turiya dukobwa twose bwigana nta n'umusa n'imama akajyana nawe akuburiye ujye ubibona gaho wasimpa kariya gasaha se nyine wanyemereye bushize uzi ko karuta cyane akamwarimu niko John ariko nanga ukunda ibintu bicuruza kwimana akunda ibintu bicuruza rwose isi oya John oya rwose nawe ndagukunda n'izina ry'Imana ndagukunda ni wowe nkunda ndetse kurusha ibintu byose umpa rwose oya wowe nubizi di ngaho nahitamo ngo akagasaha ni kuzongera kukuvugisha oya da aya uyo we utaretse kukareka kumvugisha oya da tuwe nago nabaho isitamwe no twibera inshuti bibagirwa ibyo ncuruza ntabwo nzongera basi kugusurura umuhungu mubi oya bisa nigende oya di gusuvuze ngo oya garuka kakakwigira ko ntukagwe nabi kumenya ibyo ngo nawe ugiri urakare karekana ntabyo ntabwo ari byo ahubwo uzi kunyura hano nimugoroba uri kumwe na wa mukobwa uriya wo kwa Mukamaratoki indese wahundi rwose hanyuma ndaguha ibyo ushaka byose ariko byo nukunda abakobwa ashura umwana mubi urashaka Sofia kadamfa na umwana oyagaruka rega nivugiraga ubwo se Sofia araba uramushakira nigendere hoshe Sofia se bundi kwatakuruta nakuruta mu bwiza nakuruta ukuteye bose namushaka biki none se ninde umushaka niba atari wowe umushaka mbese wafashwe ngo nafashwe nyine abo bose baba bajya hehe John ko kangwe soda banze ufungura umuhogo ngakira ngwehereze bakira makosa akira rwose ngabanza ubeze umuhogo kandi abona wasaraye akoma nanjye somewe nanjye somewe rwose ukundi iryohe ikundi iryohe iraryoshye da undi se iryoshye rega se soda mvuga nikise nikivuga ndashaka ibivuye kuri uwo munwa wawe ntabwo jya uzikura umwana mubi ibyo nutinya no kubibusha mu ruhame rw'abantu kutese ubwo urumva ari ikintu bivuye ku munwa wawe bisa nigende ubwo nyise umwana mubi binyereze rwose ku rukundo nkunda ari zero ayi data we ariko John ntunaganirizwa koko sinkabirote nkwanga n'izina ry'Imana yewe John ntabwo nkwanga urwo ngukunda nyine rurenze rumwe wongeyeho amazera ngahe nyine nibyo mu y'Imana akoze none akose we nyibagiza ambwira umuntu wifuza Sofia none yaba ari wowe John ko ibyo byabindura cyabiriho koko reka ni Karisito wa mushoferi w'imodoka ya komine reka ye uzi ko cya Karisito ari igihungu kibi nako ni igihungu cyiza rata nanjye ngo ni igihungu kibi uzi ko ari igihungu cyiza se wa Sofia azabatsinda ku mwana we ariko agira amahane ate ayarusha sose papa cicika nibenyibutse nkone mwarimu yankubise aranoza data kandi disi yibereye hariya ndebera asa nushaka ko nshiramo umwuka neza mbega abagabo ngo bararakara kandi nukubera wowe byose ukubera wowe byose wowe bitera byose burya urukundo niko bigendemera ukaruzira kijya ariko nanjye narabimenye rwose birambabaza cyane byarambabaje rwose John biti ni byiza mutware niko se Sara niko urazana na Sofia buriya se zira ngo itusura zigurisha ngaho ni cyatanu gusa cyatanu wenda turaza kubonana nawe buriya rwose hari za plastic ufite oya nta mikandara mfitiye kiri kuri yabonyine rwose kandi uriya nawe Sara yabigombye ntabwo ndi butanga ariko ubundi rwose tugeze kumva nakubaza inkweto nawe ukambwira iby'imikandara ibintu by'urukundo rega ukambwira bazajya babikubwira bakura akazi ariko iby'urukundo burya ntako bisera urandagaye rwose reka nigende uzajya ubigenza rwose wa mukuzitisa aragiye apo nagende twikandire mihorero uriye
baba we mihorero yagende yashakaga kugura kandi buriya ihora ariko dukomeza twiganirira ubuse tese nzatsinda ibizamini by'abandi koko nzatsinda ibizamini bya nyuma John ariko kukivuga ibya nyuma ntuzi ko buryo bica amazuru iyo gutsinda wese ubyihoreye nta kintu natsindwa rigenza kwera certificate y'urukundo rwacu urumva nzarigura rwose certificate kandi nawe uzi kurukora dore mwarimu ndamubonye mwarimu ni fantasy nyuma mbese nikende reka ngende tisi we n'ubu be hari ngende atakubona si kwa gatandatu se muri uyu munsi turamaze ariko sinshaka ko mwarimu yongera mwarimu atongera kambona hano nyapfa gusa uragiye koko sa imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni amakuru yawe ko naguherutse ngo zigiye kunyica wowe wibere mu mihanda gusa witwarira amamodoka John bite garisi ari n'ibyere shaka twirira ifaranga naho urupfu ry'abantu ariko mujye munyishyura mbere ndakwishyura mfite amafaranga rwose mutanye ndakuzanira zingahe zanesha taho ngaho ndi muri he mwarimu uyu arisi muzingo naye ndi urihe mugenzi wawe ariyo cyuko intama yambarwa irya gatatu nanjye uri imbere tsisi muzihombe ry'imodoka genda John wagize amahirwe kubera iki inda ya Sara ari kugukora aho yaza kukurega cyane ngwe Sara wari warasabagera ikimenywa bose kurusha umuravumba uri kwa John ni Sara ngo wageze kwa Karisito y'umushoferi ngo ari mu dusore bigana kuzi Sara utatumiye mu bukwe ariko akabutaha ni Sara ubwo koko urumva Sara yari kundiga akabatandenganije wowe ubwo urashaka kuvuga ko Sara utazamuteye inda nabirwa n'iki zubundi sha John tuzaba turira kumwa na zabyata zaza ari John musa ashwe ashwe John wenyine cyakoze navukana gahanga nk'akange azavukana amaguru y'imitego nk'aya shoferi uyu nguyu rwose kareka shawura avukana iromba nk'irya seromba wa mukiriye umupira kuri komine azavukana imisatsi y'irende y'ishobora amahanga nk'iya Kabagema Sara muraseka mu bikomeye mwibwe sha John urashaka kubikira nyereka ndari urukundo uzi ko wena bagenzi bamukwiye kutumarira mugiye kutumarira abana gutese kandi leta rwose yari kwiye gukurikirana inshimitsi abasore bangiza abandi nka bari y'imyaka 12 maze warangiza gukurikirana ukanidoga koko herega mwarimu naguteze yombi yo naramurenganya ni warumva hari umukobwa wamureze ko yamugundiriye yewe rwose erega burya karyana mu nkana karyana no mwihuru umva John yunguye abashikisha twabomba intege akabashikisha gasukari batizanye se barabona udukandara ndetse n'utundi tuntu nk'uko dupfuye amaso ibyo amategeko arabihanira iyo ushikisha abana nk'abariya nka Sara ariko mwari abahungu buryo nibo bashaka abakobwa none cyangwa n'abakobwa rwose bareshya abahungu bate ngaho bime neza reka nk'urugero nka Sara kiga yabareraga umugoroba ukubye akagendera John nabona akarenge kadasiba iwanjye nkabona ko kadashaka ubusa nkamukubita akantu nyine nkamukubita utwenda tutarenze intano nkamukubita utundi tutarenze amavi naho wagiye umufatira nta hanze Sara rero ngo umpamye do ngaho kwihuta ajya kwiga akanyura kwa John ubwo urabyumva nawe nyine byari byose urumva ko ari ukundinga yagewe erega Sara so umwana nkuko mwari nabyibeshyeho n'umwana mu ishuri naho hanze ni ntabarata Sara amushwa mutera inda akamushwa no kuyivanamo yakuye mwizesha rimwe se yakuye mwihe kabiri se erega ahubwo iriya ndaminya bugingo naho ubundi yarandaniranye kiretse iwera rwagendanye yateye ubu kayiburamo cyangwa mwana agafa maze kureba isuku iteye naho ubundi erega nawe ibya Sara byo ni ibindi bindi ariko ko mutantuma ngo uzane izindi reka tumaze turangiza izingizi twatumye ubaye umvunyije nkavuna yumye ukungiye imvune nkavuna yanitse nkavuyira naturiro kambombi neza
mugenzi nkubwire ikigeni mugenzi nkubwire ikigeni Zara wanjye asiki kandi ninde se kandi Zara jeri ariko indaya natwe twara kingura njyewe nge nta kintu mbuze Sara nanyoye Jeri ikazira nteretse iruhande ndaryamye mu nzu ntariha abagabo ndafata uwo nshaka jingura inshuti y'amanyana Zara uzanyikize genda nahaze inzoga nazibonye n'abagabo Zara wanje uyu munsi n'abagabo nshaka ndagukunda nanjye Zara we dore Jeri ndanywa ndagukunda nanjye jingura Zara oya nanyoye rwose nanyoye inzoga zirateretse jingura Zara abagabo nabahara jingura Zara wanje bose baranyizanira inzu sindiha ikina erega ni njyewe inshuti y'amanyinya manyinya wuye manyinya nde ni manyinya inshuti yawe na Sara manyinya saa 8 z'ijoro ariko ndaya ndanywa oya ziza 8 Sara jingura saa 8 ndaya ko natwe twemera ubu twaba muri urwo ndananiwe uriya mwene manyinya se ko bene manyinya ari benshi mu mugira erega Zara jingura ni wa wundi waraguze igikoti n'inzu ni kote ushaka rya urahunzaniye amafaranga yanjye urayazanye amafaranga se narabuze Zara jingura uzanye amafaranga jingura Zara we ariko kukinga ukunda ukarundenza urawayo mamba nkaye mbwebwe yenda gufasya mtwa yewe mbwebwe Zara utekereza ko nayirirwa njyewe Sara amafaranga arahari Zara jingura uzanyangahe jingura Zara amafaranga ndarafite njyewe jingura njyewe inshuti y'amanyinya nta rukundo nk'urwo ruri ku ryenyo mbonye ariko ndaya ndagukunda Zara cyane ubwo zahari n'ibyari uzanye ko nzifite hano nanyoye ibyere urazifite nanjye ndashaka subiza yego cyangwa ya nkwereke icyo nkora njyewe mnyingurira ndaguha amafaranga Zara jingura jingura ndaguha amafaranga jingura na byeri ndamukunda Zara we urukundo se nk'urwo ntirugura ubugari di mwirane uzanye amafaranga ngukingurira nyingurira Zara amafaranga nabuze njyewe mwene manyinya niba nayo utahe ujye gushaka amafaranga arahari jingura Zara mugabo w'ideni nshaka muri ejo yewe ideni ndibuze amafaranga Zara jingura mani iryo koti ryanjye naranzinza ahubwo baho utahukewe mikoti ryanjye basi urakura imbwa yiruka nubure kugenda neza urakura mikoti ryanjye basi Zara we mikoti ryanjye basi genda bisara genda rwiza usubiye suko genda uko waje akarimi gusa wanze kume koti ryanjye Zara urarinyimye Zara akarimi gusa nakimeza misa hari uwakubwiye kwimeza misa sabiri nk'igisiga tahasye ndekana niryamye yewe Zara we uramemugiye nabigekaga uramemugiye akamaye inzoga yanjye neza reka nigendere basi na ejo Zara zaza gutwara ikoti ryanjye nzaza nemarira inzoga wembehereze inzoga basi Zara nanjye urambehereze abagabo bimbwa nabona ndigendeye basi nzaza ejo Zara gutwara ikoti ryanjye reka ndanayihaza abantu baba basinze gusa mba nanyoye mba nasangiye nama
genda nziruhuke. Mubaze primusi ahandi ni hehe nazanye nande mubaze primusi ahandi ni hehe. Sara abe habari shaka sha nta mahabari ntayo rwose ntayo bite reka sha wabaye iki sa akazi k'uburaya karananesha wakubiswe nakubiswe cyangwa n'indi mpanuka yakugwirira izi ni inkoni sha izi ni inkoni rwose izi ni inkoni pe nariye umubiri wanjye noneho urananiye pe aho bigeze urampindutse arangurwa nande se umuntu umaze kuzana ukanga abashatsi uranagiye sha ndikoza utuvuta umubiri utireka da uzikuntu wazinze wafafa neza sha kera ntubizi ko nicaraga mu kirambi cyangwa maze nkitwa kirangamirwa n'abasore none sha dore nataye bara nsigaye nsangwa n'ibiseswa by'abasinzi gusa sha ndashize neza ndarindagiye ubwo rero ni kibi ndaya naho ubundi wari y'ibiro kanjye kashobotse sha yewe Fatuma nta gasore kandarira ngo kamve mu nzara ariko ubundi wagukubise mwararanyera twararanye sha ndetse yari yampaye shaho n'amakayabo k'amafaranga umuvuna muhite yatankubita yari yamponze rwose ntacyo niba ari ibyo ariko n'umuzi sinuza siruka amaturiya umugabo utwara imodoka y'ikamyo iri ifite irangi n'icyatsi ku kizuru niwe wikozeho kubera ntuzi ko ari umugabo hawa umunsi yabimenye azakwica ntuzamuva mu nzara azanyica rero wundi n'inshinzi ndabigirane aho azanyica ndamuziho gatsindwa reka ngaho zana igihumbi mwongera wa Yezu bwa mbere njyamara yewe ntusabe mubwira wakabyara umbabare rwose azanyica hawa zana igihumbi naho ubundi akanwa kica ubuse kavuga ubundi igihumbi se ndagikoresha yuko mfite magana ni igihumbi cyonyine nanjye mfite nanjye nicyo nkwatse ayi data nsigara amara masa reka basi nkwe 500 tagaba nanjye nsigara andi 500 ne kwimaraho si byose 500 gusa ne kwirya ngo nimare nanjye nsigarira aho ngaho pfa kuzana nagato kava kwigura basi umbabarira reko mana yanjye hawaranyica nyagasani we ngaho akira basi ariko umbabarira rwose hawa ntazapfa bimenye wawe ihumure rwose singenzwe n'amagambo ngaho genda nanjye ndibuze kuneka yuko yaba yabimenye ndaza mukanya ndaza ndagiye ngaho 500 sinyariye arandatira ko yararanye n'umugabo je nkarani ipfumbase reka ngende mbikoze hawa ndabako yankurisha no mu nzara yagize ngo indatugira idini yene yamunkiza anshura ibyashara n'ubundi ariko se izindi modoka n'amapikipiki biratuma ngera vuba bara hawa ngorera bye nkubwira umugore gutwara umugabo di kumugabo kwangira benshi se ntamenya rinde ariko aratariruka amatanga bayantwaye akayabo k'amafaranga yakoresha niwe rero ndahitamo namarike fatu inde mugore antwariye umugabo banze umva igihumbi mikuhe neza si igihumbi kimwe gusa ngaho cyakira ngiki cyose mereza naho ubundi sizaruka amata byose kwa Sara uye Sara wa mugore ucumbise mu gikari kwa Haruni ntuzi wa mugore uretse gupfusha umwana baba we ni muze mujye kureba aho niki ndaya baba we sanda mwica baba we hawa uramwishe ndabigirane ndamwishe mubaze primusi nkarya ndataha hehe nkarya ndataha ryari mubaze primusi nkarya ndataha ryari nta kundi ndapfuye we
yewe ariko se Sara mwana wanjye wafashwe ute niko sa wafashwe ute ndeka nafashwe nese ko nafashwe n'uruyongobero kabanza gupfuka umusatsi ukanshiraho ntuzi ukuntu wanganaga ndabizi ukomera ko nyongobera ndindangana n'urushinge rudata imyenda ndabibona mwana wanjye kubwo nibwo ntangiye gucisha hasi ibyo nibyo bimbabaza none ntangiye kwiyanga ariko nta kigenda none ariko se Sara mwana wanjye urumva wabasha kurya iki reka ntacyo gushakire nta kintu nshaka rwose ntacyo nshaka ntacyo ahubwo tora udufaranga haradusigaye muri cya gikapu se muntu umiriza kabyere yego mwana wa Kinyogote byeri se mwana wanjye niba uvura ibyo bikomere byaguteye ubusembwa ko mba nshaka imeze uwo musatsi se washize ku mutwe ese ko muganga yambwiye ngo icyo numva nshoboye cyose njye nkirya kabyere niko mba nshaka ese ni kwa muganga babigutegetse ni kwa muganga yego mana ngo no kuyinywa kangahe se ku munsi mwana wa 3 kose ngaho aho ngo n'amacupa nk'3 abahagije uyu muntu ayanywereye rimwe ntugire vuba mba numva nawe abanyamugise namwe muzi kwirwaza neza muntumirize ndana ko amafaranga ari ayawe hamagara umwana hari atebuke yegwe atebuke kandi azane ka mitsingi kandi niko nshaka yewe Matibo ave mpaguruke ngo tumire uriya mwana Matibo enda ngo nyarukuzane mutsinzi n'utsinda uburwayi bwa Sarada ndapfuye we ariko ubundi kuki nta muntu nsura byumweru 2 byose ndi ku gitanda ngaramye njyenyine naraheze hasi mu cyaro nta gihinguka ariko nk'aba John ba Karisiti abana twiganye bose nta numwe koko ngo nsure nibura tuganire areba urwo mpfuye nsurwa gusa na ziriya ndondogozi z'ubukecuru n'ubusaza buza bombaza ubusa gusa baba we pfuye nabi koko Sara ngo mbese wararongowe ngo mbewe washyizeho umwana n'ibindi bibazo nk'ibyo bitabareba intesha umutwe gusa yewe kuko babivuze ukuri ngo nta nshuti y'indaya ndabibonye koko nta nshuti y'indaya inshuti urara indaya n'uburiri n'ifaranga gusa kubona koko nta musirimu wo mu mujyi n'umwe urahinguka ngo azandebe abagabo bari baze kundwanira n'injoro gusa nishyano nta abagore bakanziza ko mbarusha isoko bazanwa no kuncunaguza gusa no kuntuka ewe kubenda yabitera ingaruka mbi pe bamukagacinya barushinze ibibondo biratamba mu maso yabo reka sinakubwira baranezerewe bamurora umwere twiganaga baraminuje amadiporome ni yose abo bose se bandushaga ubwenge cyangwa uburanga nanjye mpita mu buraya none dore urwo mpfuye iyo nabigihomora nka nta mabyariro mba ndiho nibaza amasuhuko ariko ndirenganya no kanyagwa ubu se nareka uburaya nkarongorwa nande nabona umugabo se nuko ukuntu nsa natayibara nkabona nanjye nkarongorwa nkagira ubukwe nk'abandi oya ariko umugabo umwe se woye umwe akanyura reka da yabasate atunze ibingana iki
yabona byerizi aha yewe ni indorere ibi ni inzozi nyine reka mbyihorere ni nko kwibuka ibitereko washeshe aya magambo ngira ngo niyo bita gutayanjwa ndavuga yiki cyangwa amatakira ngoye reka no kwemera nkanyukirwa nkiyumanganya awe no kwemera nkiyumanganya nkabarwemera ikije nkareka kwigiza nkana no kugira amazinda angana atya reka nemera nipfire ushigenda gira gitariro igihe ngusabye hashize iminsi ni nk'imyaka 10 ndetse isaga 3 ubwo wigaga i Rwamagana n'umubwiza warakarusho ushigenda gira gitariro Shajo ngiye butike yawe duratungweramo duhagaze wazayigura intebe koko ndabyemeye cyakoze mwihangane ku kwezi nimuhembwa mukanyishyura nzahitangura nzagura intebe nk'eshatu eshatu gusa dore na yandi wajyaga wicaraho na Sara warayihavanye uretse ngo Sara amaze iminsi arwaye uretse mba ntago imbyire ndaje twongere dukomeze zana shaza nazi tugere ku cyaka ibyo wavugaga nanjye narabyumvise bambwiye ko ngo yagiye arwaye yagiye mutabonanye se yewe sha yarateye ubwoba rwose naramutinye umuzi ari igikobwa cy'igitoto cyiza rwose cy'igikara kinini burya babivuze kuri koko cyangwa igiti gitoto gitega izuba ubu rero Sara yabaye uruvurivuri rw'uruvurivundi rusa n'urutuma ivu reka rwose ni mama mbere yo kurwara yari yarihinduye nk'umuzungu munabyibuka mu maso asa n'umuneke uyu nguyu uhishije ijosi ryose kugeza mu irugu ari urukaratsiritsiri kandi nanone amaguru n'amaboko ari uko inzara umusatsi n'umunwa yarateye irangi ry'amabara menshi wamukubita amaso ukabona ni madoado akayamvugo njya numva isigaye hanze erega yari ritangiye umwuga yaragakoze ariko ndumva kimubonye nta mumenya ko muheruka kera cyane ntushobora kumumenya yarahindutse ariko ngo ntihatumaga hari umubona wamureba uteze bya ntabwo ariko yo karabe Sara yarasheshe ibintu ra nk'ibyo Sefara yasheshe ajya kwitaba ingagara uracyabara asigaye ari urudodo none yaranduye ka gatsindwa shaho nakazatsemba abantu akareka bimubeshyera ndase niyo nyine ituma umuntu arwara ibihere ibintu mwihaye ibiriya bihere byo byasara agomba kuba yarabitewe n'amavuta y'ubwoko bwinshi yajyaga yisiga gusa icyo nzi cyo gihe ntabwo ari sida arwaye ntugatayirwara rero nta yarwaye rwose ko ngo sida bayiza bavuga ko ari kwifata John we ni kuriya ahubwo numvise ko Sara yaje arwaye ubona n'abacyo nibagiye kuzinga ibirago jewe ni jewe je nisomera kabyeri maze nkisungo twarushinganye ntabwo kundi tubiri rwose ariko namugakabye inkuru mwaramo n'abarakabye basa abantu bose babihaye gukabya ibintu byose bimvugo ni sida nta yindi ndwara yakwica umuntu atari sida se erega burya hari n'ubuheri bw'amahumane ubu ngubu umuntu arenga mu mayira rwose cyangwa se baye sida banza bumvise aho gupfa ubusa ntabwo waba igiti bakakubazamo imbaho reka mwumvise nyine biriya byose twabyita rwose amakabya nkuru ikintu mugomba kumenyerega burya nta muntu uzapfira uwundi umuntu azipfira ku giti cye erega byo nibyikuraga kwiganiraga umuntu azapfa rwose ku giti umuntu musara nta sida arwaye rwose ahubwo nk'abajyo nimurarye muri menge nimutemera guhana ingeso muzashira ku icumu n'impamo reka mwari mu gihe burya nzi gusomera urwandiko mwibahasha cyangwa umuntu nanga ukagira ngo simbizi yewe burya mbona n'agasiga kaguruka nkamenya icyo gahaka n'impamo ya Mungu rwose burya ntabwo gihe yanshobora rwose mba nzaba atayifite ndabamenya ndabyibwira rwose burya neza erega burya n'icyo mutazi burya abo yicana bafatanye n'intege nkeya kandi njya neza buri busore magazine atuzuye hano gere mwari murumve nkomi cyakora kino kubiraga John no kujye wimenyerera narakumva niyazi no kubona nugajye utanga inama hanga utangaze uri nkandi mwarimu azajya yigisha mu ishuri itahire dore rwakwisha ahubwo mubaze primusi wa muhungu wa
wanjye izina rye ni irihe mubaze pirimusi bamuhungu wanjye yo yego mwabashizemo mbesa nuko habayeho gacwa we nuko nabaye shaho irera nayo mbega umubiri nyabusa mfuye mvuka shaho navuye mu mujyi ntari w'amazi shaka ko buryo byaro udahatse shaho ubwo burya rubanda dukomeza umutsi nararwaye nyabusa afisa nararwaye we nibuka amagara pe mbese nyine bahawe n'abandi bose nzi barahora ko ntagikurikira shwe naratakaye neza yewe ko kumaze igihe urwaye ndetse rwaranakugaraguye shaho ngiye gupfa wasize hawe ataritaba ingagara inde hawa se yarapfuye yumye kera kamubayeho urabeshya nafata umubu yarapfuye n'izina ry'Imana reka se ndacyakomeza wari warirase na musore utwara tiya kimodoka cy'icyatsi y'abanyagasani we nawe yarapfuye wagukubitaga mwararanye ndamuzi disi we disi do kamubayeho abo bose barapfuye abo bose haroze ndapfuye none ndagira nawe turashize we turashize ariko urupfu narwo rurarya rwo gatsindwa ntiruhaga rwo kanyagwa ariwe rwiha inshuti n'umwanzi koko uravuga njye usigaye narumiwe kubahutse hawa n'inkoni yankubisanye uzi umwirato we yewe Imana ibaheruko ridashira ibiyereka iteka ariko se disi urwabariye ntiruzansiga inyuma we kubera iki se umugabo se nyine twarwaniraga na hawa ariko nawe sare twamufatanyije se yewe nakoreka mvuge nzika urwanda rucira mu kaso rukanga rukajyana nyina nyoko uzi ko urya mugabo yaba yaranteye sida yaba yaranteye sida ubwirwa n'iki yenda niwe wayimuteye ariko ntayo ariko n'izina ry'Imana babarira se oya ni hawa yimuteye ni wowe yadukanye hawa mbese arako nawe mpuzu utari woroshye oya nyabo umuntu maze imyaka 12 mu buraya koko uzi ko natangiye buraya ari indaya kaminuza ese burya yaragutanze ewe data urya niwe ndaya nkuru muri biryogo hawa niwe wateje sida muri biryogo yose n'izina ry'Imana reka muko yewe hamufashe hasi oya wayizanye wese nta muti nta rukingo yazanye habazanye nyabusa ariko songo nyabusa wakwihana nibura koko aho tugereje hanga wakwihana tukarekera aho ngaho yego mwana wasinzi se nukwisama wasandaye hamwe rukujyane oya nyabusa we ayo izatutsemba noneho yategeye mu nzira mbi yo kanyagwa izatuma osanta utazanirinda wakanyagwa we ubu se tubyifatemo dute niko afisa nugusubiza indi nzira iji kuzimu tukayireka reka nanjye rwose maze kurambirwa ako ngera ata ndizira yuko nta sida mfite n'izina ry'Imana usukwirenganya yego narahumanye ariko ushaho kwisingera ndema kuki se muko washibanza ari ibihere washa nta sida mfite ntuzi ko burya nyakwigendera yandari ijoro rimwe gusa asinyabusa ntuzi ko ijoro rimwe ribaga imbyeyi ijoro rimwe gusa ariko uri umutesi koko kasha we nkuru umutima nikuye wagize ngo kubisha niwo muti cyangwa urukingo ahubwo ngwino nkujyane bagupime reka nipimisha ikigende muzima umwanya ni muzima uratinye cyangwa ngwino nkujyane ahubwo noneho ngwino natwe batujyane twembi nawe bakujyane badupimane ereganya umusore wirirwaga iwanjye ntiyararaga iwawe naho urarwaye niba ndwaye ereganya njyana rwemenya busa urabyumva kandi nkugire n'inama tugiye kwipimisha ikintu cya mbere iyo basanze uyifite bakugira inama ki basanga uyifite bakakubwira ukuntu ushobora kuyirinda niyirinda ntacyo nyirinda cyangwa se bakareba ukuntu bakubwira ku buryo utakwihuhura ahubwo ariko afisa nawe urasetse ariko ibintu uba wigira ni ibiki niba ari ubwana niba ari ubucucu aranyabusa have ese uba wigira make byawe numva ari amayobera ko kujya ni muwe zizo mfubyi mara yasagira diplome agira akarima munsi y'urugo se reka nkwihorere agira epfo na ruguru ntuzi ku gitanda ari ryo soko hahiramo kikaba n'isoko avomaho ariko hari ubwo iyo soko ivubura ibirohwa
wamazi yandi mwana wa Damu mbabarira ninasagura umugabo se nzakurayo akagati akakurota ku manywa di mu rwigombye umugabo rushirwa ari umujyanye kandi baca umugani ngo ishyano riturutse ivure uraryerekera ukanaripfumbata none se umuntu yiroha mu muriro aho ureba nka kakanyugunyugu ariko ntifite abakozi benshi rakateterwa uzi ko barusha inzuki zihova ubuki guhihibikana yewe jya narumiwe ariko wa buriya sida ntishobora gutera umuntu ibisazi umva nabera uyu mukobwa si umutesi ye none se washira wumva ntutumutwe sida zica benshi pe zica benshi wo kanyagwa bari bapfase tekereza abagabo bose banyuze iwawe bongereho abanyuze wanjye numva ko turi babiri abanyuze ahandi se bangana iki abantu barashize bakanyagwa yewe ikintu kimbabaza nabo bagore abo bose bagemurira abagore babo mu ngo bicaye nyabo bategereje bakabazana bakanyagwa we ngabo mu bashoferi ngiye mu bakozi ba leta n'abikorera ku giti cyabo iyo mu cyaro irazanwa no gutsemba rubanda abakiri bazima mumenye ni bangahe se wakanyagwa nuko ntaba handi naho ubundi twajwemo we turashize pe twamaze akacu nk'ingati imena ihaho ntacyo tukivuga ariko abasigaye ndababwiye no gukomeza umutsi ariko rero Sara nkurikije ibimenyetso nkurebana we ndayifite warashyikiriwe sugukura umutima mwana wa mama uzi ko nanjye ntazasigara urukubanza ruzamperuka kuko twasangiye ku isahani imwe twarasangiye ndagusaba rwose ngo tureke kwica abandi twunamura icumu pe ariko nawe byo wigira ariko niba ari ubwana bukuzuye umutima simbizi maze ukabura gusezera ku isi ukiyiriho ariko Sara ariko Sara hari ivamo akayigarukamo bimbwire ngaho komeza yo sa ko ndi buhonda umutwe ku nzu aho sinagutindiye ntushaka kwiruhukira nyabo ntabwo natinye kukubwira kandi ni mu gihe twaherukanaga ryari cyakora urakoze cyane dise mva rero Sara ndagiye sibyo ugendere bane bishaka nzagaruka kukureba sinzi kuzansanga oya sinyabuse wikwiheba nta kigenda ubu rero nibyo mu mujyi byarahindutse naho ubundi mba ngusigiye agahumbi ngira ngo uko ntari igisambu ariwe ntako nsigiye ntabwo ngusigiye nyabusa ntako mfite nagira ngo ndaza kubona icyo ngura akabyari umva kare ubu akabyari nuko kuntu umeze sa bangashaka oya ugomba kwihangana ukaba uretse inzoga akanya gatoya n'abakiriya nabo si ukutwanga abenshi baradobye iyo ugize imana ukorera iryabyeri n'iry'isahani ayiwe ibintu byose byarahindutse nyabusa aho bigeze mbese ko dusigaye twitwa mbaruke nk'abamayi bo muri huruhurura winsetsa shaho nta mbavu nyigira zarashegeshwe ahari kera mba nsetse ndabizi iyo biba kera ugitwenge uba wagitatamuye pe nta kigenda none sa urabeho ngaho genda ubu ngiye gutega imodoka hakiri kare batarazongeza dore ko abanyamatagese babona bo ko mbona iyo umvara ubona iyo habaye nk'iminsi mikuru cyangwa wabonye abakiriya benshi ibyishimo byabo ko hari ukongeza amafaranga disa kwaheri shaho genda maze umbwirire bariya bose utima umuvuga yumva bamvano uti nava muri urazavuga dore n'ejo bundi wavuye mu bisa uca mu kabari uhanywa amacupa n'uba imyenda nturayishyura kandi uvuyeyo wandavuye ushigenda gira gitariro yemwe abana kumpamagara sinumvaga ko mahara barimo ra yemwe we
Yemwe. turitaba Hari musa ruvugana. Yemwe. erega injira Sa. turakwitaba Inka yanjye. Berutabagi Sa uraho. ni wowe nayobejwe ntundenganye nararwaye ndahera nari nazikamye kandi duherukana kera ku cyaro cyakomeza se Aha noneho kirandutse rwose numvise kuri munje kugusura ariko se ko ndeba wirembeje nibyo wigira cyangwa nsura se nyabusa ndacyari umuntu se uzwa n'ikise kuba umuntu ntundeba ko nta wanyweraho n'amazi ngenda yakunyweraho rero naka kwasibye warwaye ikisi cara kuri ako gatebe ntacyo ndeba nicaye hano ku gitanda nzafata kuka ngo tekerereze mugenzi wanjye indwara narwaye yaranyobeye kuyabera siki niba ari malariya cyangwa se ni wenda niya ndwara yateye yewe iyo mujya kwanga gufungurira umushonje ni muri cyo mwitwaza ko ni yarwara yateye indwara se yateye ni yihe niko uzi ko ejo najyanye imyaka yanjye mu mujyi kwishakira ibiceri bwanyiriraho najya kwa ya nshuti yawe afisa ngiye kumwaka icumbi akanangisha ko yanduye nanjye rero urumva n'incumbi kirwa bwarare n'ubushaka buzamfate ayiwewe kuruvuze nawe kubyihanganira afite amafaranga yanjye mwararanye twararanye nyine kurarana gusa bitwaye iki ko tutazirana niki se kuhigima Mono higimye abavuze ariko sisa sikayo sutubundi kuko ndeba nta ntege ufite nta niki mu maso nk'abandi uzi warahindutse ikivurivundi nta baro gifite wahindutse urwirungu rwose ndapfuye inka yanjye ndabona rwose wanga ukazikama yewe ndihuta ndagiye reka no kukumaramo n'umwuka ndaya aya mafaranga magana 5 zarebe icyo wakwiramiza ye uko urabeho nzagaruka kureba uko waramutse ngaho urabeho mubaze primusi wa mugore wanjye duherukana ryari mubaze primusi wa mugore wanjye nimuhorane Imana nimwerekeze imitima hejuru tuyerekeje kuri Nyagasani dusabire Nyagasani Imana yacu bavandimwe muri Nyagasani umuvandimwe wacu Sara yadukuwemo yitabye Imana adutanze kugera iyo tujya Imana umuremyi wacu iduha ubuzima tutayibusabye ikabutwambura duhigima ntawe urugurira nta ngufu kwizera Imana no gukora ibitunganye biduha kuzazuka tukabaho iteka naho ibyaha indishyi yabyo no kuzazukira urupfu rwa kabiri nimuhorane Imana Sara umuvandimwe wacu
apfuye akiri muto. Yari umwari muziranenge utanga amaturo yategetswe na Kiliziya Ntagatifu yashinzwe ku rutare ntamenwa Petero. Yabanye neza n'abantu bose. Yatangaga icyo afite akagiha bose atarobanuye. Yabaye umukristo w'intangarugero mu buzima bwe bwose. Tumusabire rero ubwo dutanze gutaha azaduhakirwe kuri Bikira Mariya umwari w'isugi. Imana ishobora byose nimuhe iruhuko ridashira. Amina. Aya ni amayobera koko y'ubutatu butagatifu. Uwo ntiyumviye ko yishwe na sida abintangarugero ati ceceka bizasimama ngo wisakuza mu kiliziya. Nimuhora n'Imana. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mujyane amahoro ya Kristo. Dushimire Imana. Nirukina margo gatsin aho rutashye ntirukoma aho runyuze ruhacicu kandi icyo cyuho nawe ukizi ayiwe mama he mama ayiwe mama he. Kagira Imana mwe aho bukera sidira twaravuga turashize rwose abivuga ntimwumve twebwe tukabikinisha tugahora tubigira urwenya mugira ibyo mukinisha igitangaza rwose aho bukera turashira rwose igitangaza mukagira Imana hari bigiye abantu babivugiye tubisika tumara nyina rutabagisha pe umwuka waheze rutabagisha umugore we hamwe na se bose bariho amazi umwana wose urazimya habaye itongo. Aho ntibarogejejwe aho ntibarogejejwe niko abamba mwe muhamba tubaze rutabagisha uwabaroze. turareba agifite akuka ko kuvuga ubanza agira icyo atubwira. Rutabagi urashobora kuvuga muzizi iki muzizi amarozi se? yewe sinjya kureshya abagabo ku munota wanjye wanyuma wo kubaho kwanjye narakubaganye nandura sida nabibwiwe nuko nangiye kubona ibimenyetso negera muganga inshuti yanjye arampima ambwira ko nirinda umugore wanjye nawe amazi yarenze inkombe nigira ibanga nicyo nzira nta muzimu nta murozi nimundeke witaba Imana nta umuzibe n'amayira kandi wizize ntawe umuririra. turashize niko muza urazira iki uzize iki rwose ko hari inshuti yanjye ntakibwirwa nikize umwana wanjye ubwo n'uburwayi bumfatanije n'izabukuru. musaza
uranyumva aho niba barakazanuye ko umukazana wawe n'umuhungu wawe bagiye kwicwa na cya kiza cyateye kidakira bita sida. ndapfuye nzize sida nakubaga naganshaje nshaka icy'umwana abana banjye ndapfuye koko narakazanuye mbese umugore wanjye aracyariho. musaza niba rujya mu ijuru uba ryicayemo yageze imbere y'Imana kare. nimuze yemwe mutabare na rutabagisha araciye. yewe ngo iki abantu barashize wowe sigara kuri uyu musaza tujye gutabara uwo nguwo umaze gupfa. mwese muguriye nimwugarire muze mwumve inyigisho za sida murugariye. abakozi ba leta, abikorera ku giti cyabo, abahinzi borozi, namwe abanyeshuri nimwibagiranye. mwese nimuze, mwese murugariye. ja uko ndeba ubanza amatwi nyeniriwe n'ikibugu n'ibiki miryo cupa ubwo nisomere izo mburamukoro wava arizo uteze amatwi. erega nanjye wama ako kazi nagakora nkibonera izo kunywera. ariko igihe bahereye bigisha nka ba bandi bavuga ngo yezu azaza iyo ni inkinamico mba ndoga rwese umushaka. ngo dukwegere gapote data wamaye mbanza kurinda nakwambara ikote nkagerekaho n'agapote. nende wakwihanganira kurira bombo mu ishashi. ngaho nebavuge ibindi naho akabigayimwa n'akakazanye nzapfa rwageze mba ndugaza. ko numva yivugisha habaye iki? mbese ntabwo wamenye ibyabaye. niba ariya abanyamurengwe baje kuturengerwaho ngo barigisha da ngo nitwirindane. ubu koko nkawe kamugwera nakwirinda niko nkawe nimumbwira mbwira nawe rwose se ngubundi ngo dupiki iby'Imana yahuje wabitanye ute? ariko sha ko ndeba bakomeje kwisinga ahangaha uguzi gutandukanye ugushuka no guhana. mbere nanwe na data wambyaye kandi nawe niba ushaka kwigisha nka bariya nakubwira iki? genda wiruke imisozi nubwo bubona yiruka bayikurusha. ko nivuganiye na kamugwera uranshaka wiki kandi mujye mureka kwizerera mu mata nk'isazi. ntabwo nayiga mu mata ntiga mu matako. buri kintu gifite urupfu rwacyo kandi umuntu azira icyo akunda. ngenda babwiye rwose kandi twakwesurana mba ndoga data. umuceki turabashyira umutekano baraje. nyinyi ibiki ko mutongana urwego murukarenga umujyi wenda ni kujya kuki mudasanga abandi kumva ababwiriza ya sida. dore n'uyu mugabo wahaze inzoga ugandisha abandi ngo nta nyigisho zirimo n'ibinyoma. reka kumbegera kandi ariko bahoze nzigegekiye. umugabo naga ni kamugora kandi nawe yabyumvaga mu mubaze rwose. wewe kacini bimubeshyera ahubwo niwe wahoze azishyigikiye. nanjye rwose namungana n'impamu ya Mungu pe ndagapfa nicaye nuko byagenze. ngaho nimuhaguruke musanga abandi. nyinyi wote mondoke haraka katugende. uje juru nkubwire
ko nta rukundo rwarushije urwacu ubugi twateye ishyari imitwe y'ahandi mugenzi nkubwira ikigeni niko jyone we sha usikeje no zepfa ari aho yigishirizaga ibyo kwirinda sida sha yewe utazova ntazitwaza ngo ntiyamenye nibyo se njye ntari mutaraga nikurema akanya karenge cyane koko shaka risi abonye ukuntu yica urugaragura ariko ndeka sare gaburi yavuye mu nzira ceceka sha se bura sara ntiyakwanduje sha simbizi naho imana ebyiri kabisa uzi inama nakugira uzajya kwisuzumisha reka birukana atararumura sha uragomba kuba ridi we se sha Usuko nawe byamurenga byamuragara babwiye bati sohoka inzira yiye ati ni musase ndyame usuko ko bashyi ndaya pe kasha utarakira sara ukagera ka nuriya ntuzi ko yari ndakabuhari yaraje nawe ngurore ariko sha nawe ntugakabye rwose burya umuti yakina nundi se ubifatamwe ibindi ikindi kandi buriya gukoma mu mashyi ntabwo bivuga kumuramya reka ahubwo dukomeze ikiganiro cyacu niko uko koko bampimye bagasanga sara yaranteye sida nabigenzane koko buriya cyokora ngo hari imiti baguha ntupfe vuba vuba kare kasha yewe mubwiza ukuri sanze nyifite narwishora ntagaruka kubeshya karisi ubwo rero nububwa kwiyahura n'icyaha gikomeye imbere y'Imana n'amategeko ikindi kandi hari ubwo bavumbura umuti cyangwa urukingo akora ibyo koko di none se bayinsanzemo nashinga umutima amenyo rwose simfe nimanitse nk'imbwa none hari ubwo basanga rero utanayifite sha basanze ntayifite ntagaruka gushuka karisi ntabwo nakongera kurangazwa n'indayashwe aresha ibyo nibyo ko n'ubundi burya wari ukugoma none rero jyoni aharuzi abona umuntu ucikibo uramucyeho nahesha sha uramuke kananye ndebe ikintu nakora rwose uramuke ubwo naho ukeye uramuke iyo nazaga iwanyu shengewe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane iyo nazaga iwanyu mama we nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane Hodi karibu Sophie muraho neza Sophie ako ngendiriye bwishara se urije ni amahoro ni amahoro da ubwo se uragira ngo utancumbikira nje kugusura rwose wanga bagusura se oyata si byo mvuze ko nanga bansura ahonga abashyitsi se ahubwo rero na Ibrahim ntiyakiriye abashyitsi nyuma kaza gusanga ari abamarayika beranye gasana mwoherereje niko kumvuza ibyo nkabona urinjire no kubeka Sophie yewe utakwinjirirwa ntiyabatekereza neza kubera iki se utangiye kunyita marayika kandi ndi umuntu asura mbugututse koko cyo mfa twabipfa kandi niba wumva bikubabaje kanange ibinuke oyada ndumva nta gutuka icyo ntizeye ko kiguhama kanuka none ikima kewe kajya mugarura rwose nari nkwitabye ariko Sophie icyo kiranyagisha nawe nigeze ngira umuntu gutuma koko umva rero John nkunda umugabo wihindukiza mu kirago nibyo ariko si inkunda wihindukiza mu ijambo ntabwo wigeze kunkomera mu mashyi nayo gukomeye nyine urabona wowe hari utagukomera amashyi koko we ako Sophie shasi narize ko namaribori yakuriye kugira hano kuntu koko reka burya nakuramutsaga mvaho si icyo cyanzanye asungu wazanywe n'iki nazanywe no kugusura usinyira si byo nyine ariko si haveti nkorakora wushye imyenda ya caguwa akusi imyenda ya caguwa ubwo urabona imyenda ya caguwa kusi ukora ko ukagura byaba ari icyaha cyugura ngewe sindi cagu urabona ntayirusha agaciro si urumva wanye n'imyenda ya caguwa ubwo ngubwo Sophie angana gato shanze nkwishira akanyota ndaje ntago ntinda kosha urwishigisha yararusoma none ndamva muza rungubura umukinaga none bikaba bibaye agatera nzamba koko kosha bayivuze ukuri koko nta bikino bikina bijya mu nka ko sari ya maribori yamwuriye kugira no kuntugura
amaherena ku matwi ameze nk'ikamba rya Bikira Mariya n'ukuri ariko umuntu apfa kangahe asye ato ikiba kibe ndetse ugeze araza sukari mu kanwa bugacya atamiza amacanwa to nta nuraza icyuma mu nyama ato niba ari narwo ndemera ndwishore rwose apfa wavutse Sophie gira hino se gira hino urakaza impanuka nyirere nari mbasaniye ariko rero ni akira sinshimye izimana ahubwo nshimye uri impaye kuze Nyako Sophie sinari kuzi kuvuga neza rwose nzi ko buryo ukuntu inzoga nkanjye ariko sinari ko nkunda by'akarenzo nuko nkunda by'agahebuzo ndabibonye n'ukuri sirumva nakunda ijana koko nkibagirwa uri impaye urakoze rwose ako niko ko bwije nturara reka da haracyari kare urarara ni mpamvu se uri haracyari kare cyane kandi rero utaha mu rugo ntibwira urarara ni mpamvu gusa urirwa ujya hiwawe haruti wanjye koko ashwe da siko mvuze byo ufite ububasha rwose bwo kwihitiramo aho ngomba kurara hari umushyitsi wiyakira se neza rwose rege ni intango umusozo turawufatanya n'ukuri erega nanjye gufatanya nawe simbyanze rega turananiwe nanjye kwereka ahantu usasa rero hari usasa mu rugo rutari urwe ndetse ubu nshobora gusasa kandi hari umukobwa hari umukobwa w'umushyitsi uko ubizi se nibyo ni ukuri kose tugende rwose ahubwo asigaye turaganirira twibereye ku buriri ariko ryo ntabwo uzi ikiza cyateye kintere kintere twatabazanya rwose se twise babandi baheka inzagwa ku magare babandi bitwa badahambana iwanjye ni amahoro reka nanjye ni uko ntabwo rero dusoza urukundo utansubiza ariko yewe reka ne kukubabaza icyifuzo cyawe rwose sinakivuguruza kunda wumbabarira ikigoko ntabwo rero nkwereka icyumba ndaramo turi ni hano Sophie mbega icyumba cyiza ndaje wicayeho ndaje unahatunganye burya koko bayoboza ukuri gahuruka gusaba inyama rwose ntukarenga gusa cyane buriya ninde wakwihangana ibyiza nk'ibi ngibi bitatse kiriya cyumbara nako ibibi shambaye nka yambwa bayihana tako byaba rusara asiki ibyiza byose ni amarenga nta munsi warwo karakunyuka kagakunoza ugahinduka uruzingo agahinda karakanyagwa ukazunga mu gungu ukazinga inkoba zinyo agahinda karakanyagwa baba we urupfu ntirubaza rwose yaba rwabazaga ko ntirujya inama rwo kanyagwa ariko reka ne kwihamenye y'abasetsi n'amaso y'abashunga reka mfurwa ikirago sinirwanya no guteza inzozi rwose burya inzozi ntizibeshya ariko ibyanjye byo si inzozi byaje nkanuye nta rwiza narugira inkuruzi rwose kandi ubwo inkuruzi y'ibikuba burya yisukaho amakara ako sindi umwana ndabibona nashishirega kandi ngo bijya gucika bica amarenga niba nzize Sara niba nzize Sofia niba ari Lidia ako ni benshi sinabara ngo mbashobore ya ndapfuye bamfunyike ariko mfuye urwimbwa nicyo kimbabaje rwose mfanye ubuhemu n'ubucucu mfuye nasize imbuto ku isi arya ngo umutima umuhana avayo n'umuhana ajyayo umuntu uzi guhitamo akihitiramo nabi koko
kuko iyo nshaka umugore cyakora n'umugore ushobora kumwanduza cyangwa akakwanduza ariko nacyo ni icyaha kirenze icyanjye kubona umuntu hazi rwose nkanjye ahemuka. Joni bite Karisi wiriwe biteze se kurumvaga bivugisha byagenze bite shande kundorera Karisi ariko uyu munsi niwo kangaye umunsi kwa kabiri sinyibuka n'iminsi rwose nataye umutwe nsigaza ururimi kwa kabiri cyabajye bavuga ngo ntacyo rupfana n'umuntu koko nibyo rwose ntabwo rubura icyo ruvuga umunyarwanda yise umwana we rukunda kuvuga koko shanzire sida ya Sara nzire sida ya Sofia nzire sida ya Baridia n'abandi ntawarubara rwose. Ese urya amarenga yabaye urupfu sinabwiye nturi kwegera ukama makubita akabugiriza uko mu mashyi ariko se abato bajye bareka kuganira ngo bitaba kwegera urupfu koko. Nyumvise nabi kuganira si bibi ari ugomba no kumenya n'ibyo biganiro icyo bihaka iyo hari urupfu rero wowe byihorerega nahanwa n'undi utari wowe kubera se iki nari nizihaniro giwe bose uramana ngo bigende bite kurwangira barwashize cyakora nawe ngiye kuguteguriza ku isahane twayisangiriyeho rwose ngira ngo urayizi ni Sara sida yishe ubwo se wowe bizagusiga ibyo ntababivuga Joni we reka mbe ngiye ariko tujye twihanganirana n'udushyiziko two kwanduranya unyeke kuri Sara koko pe yarize urwe isi nzazurwanye se nuko rero jye nabimenya nawe Sara nakundanye nayo ijoro rimwe gusa nibyo rero gusa kandi urumva ko ijoro rimwe ritakwica kandi nabyo byari ibigezo n'ibyo byanyica rero ngo bigezo erega burya bigeze irica naho gukundana n'ibikundanye birajyana nabyo nijoro rimwe rega burya ribaga imbyeyi iryo rimwe rirahagije rwose uko ubizi se uburozi bukorera ubwinshi twipfa rero twanduranije ngaho uramukeho ejo aze kureba uko naramutse aho wicaye hose ugasanga nta mwanya agahinda karakanyaga ukarwara umwiryane ukangana na rubanda agahinda karakanyaga. Joni nkingurira ni Sofia nkingurira ariko ko numva nta gakomara kandi ndeba nta n'ingufuririho aho nta mahorora ayiwe yababa data we Joni yapfuye we Joni we ayiwe byarangiye yinaze Joni yababa mana we yagagaye nta kigenda ku mana yanjye we mbabajwe n'amafaranga yanjye yansigayemo mana yanjye iyi ntumbi ibona itangiye kuremba koko ikantuma ikabanza ikanyishyura ariko nanjye narabiberanye reka ngende njye kumutabariza atagira usanga nivugisha hejuru y'umupfu ariko mana yanjye abantu barashize we ugatinya bukundi ugakunda ibigukenya agahinda karakanyaga aho wicaye hose ugasanga nta mwanya agahinda karakanyaga. Mwimanyi utubabarire Mwimanyi Mwimanyi utubabarire Mwimanyi ariko Sophie Joni yazize iki yewe umva nagiyeyo mpamagaye numva nta gakoma ngira ngo hari ikindi ahugiyeho nkuko bisanzwe rero ndinjira ndungurutse nsanga yumye kera kandi ngo namucuti we Karisiti baraye bamuhambye erega sida nisigaye itanga akazi
abakozi benshi babaye abayo abirirwa bayikwiragiza abirirwa bahamba n'abandi Sofia ariko wewe bite ko reka njye ndi mutaraga ubwo uri muzima urahirwa utangire kwirinda ndi muzima nyine ariko se kakazi wakoraga warakaretse akahe ubwo rero bashaka kumbeshyira ngo nkora umumarayi ko numva wikeka amababa nakubazaga kugiye korera hamwe mu bikari reka nigendere ubwo mutangiye kuntuganuga murashaka kumparabika ndetse murabeho shwe ariko se mukabyara murabaviye irakwica ikica umugore ikica umusaza ikica umwana yewe ngenda barahiye ntizambona nayitanze kuyibona kandi we ryagaragaye ntiriba rikisha isuka kiretse uhinga yari indangare urebe ko nge nyitinya cyane na za kapoti bavuga sinzizera 100% ibyo kwivuza kwa magendo byo nta wabinkozaho ariko buriya mwabonye Sofia niba muzi kwitegereza nge nabonye asa naho nta mutima afite mu gitereko buriya ntimugire ngo arajya guhamba mugenzi we nyamara agiye gushakisha amafaranga mu biyahuzi nkawe bashaho ndabarahiye aho kwicwa na sida nzicwa no kwihangana no kwihangana cyakora ariko rero abantu barashize ariko reka mbibarize uba maraya aba yabuza kandi kazakora kugira ngo yibere inkuruzi y'urupfu akazi ni kenshi ahubwo kabuza bagakora rwose bagenzi banjye ubuzima tubukomereho burakomeye cyakora uvuze ukuri kabisa ngo yabo ry'amagara ntigendana n'umwasama ni muje dutaye kabisa tubwiye ibintu bizima twitahire rwose sikakwenduka rota wimanika agahinda karakanyagwa ukarota wimanika cyangwa se wihamba agahinda karakanyagwa. Muri uyu mukino mwumvisemo Mukeshabatware Disimasi, Kayitera Kaniziyusi, Mukandengwa Tanazia, Mukandori Gemima, Sibomana Petero Celestini, Mutsindashyaka Bonifasi, Waga Clementina, Katarebe Jerome, Mukarutabana Godance, Kabaya Sumuta, n'Ingabire Marie Jose. Umutoza w'abakinnyi ni Silas Mbonimana, uwafasha amajwi ni Nyabyenda Narcisse. Muramukeho. Ikinamico